Yego. Dusome mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Wenda ndaza kwifashisha n'abandi baza kumfasha gusoma. Yego. Uwo ari we wese wakumva yiteguye yamfasha, ariko reka mpamvu nsome ibyahishuriwe Yohana. Yego. Igice ni cya 12. Umurongo ni uwa 10. Yego. Adusome mu izina rya Yesu. Ndahageze. 12 umurongo wa 10. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime, naho we wasiwe nawe wanyanja we mugushize ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Amen. Amen. Ndongera nsome urwandiko rwa Petero. Urwandiko rwa Petero igice ni cya 5. Yego. Petero igice cya 5. Ariko ndaza no gusaba undi muntu n'abasomere Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 14. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga, ashaka uwo yaconshomera. Umurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro, kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerera imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Icyubahiro n'ubutware bibi byayo iteka ryose. Amen. 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 Abakolosayi 2. Yego. Umurongo wa 4. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo kugira Abakolosayi 2 umurongo wa 14. umurongo wa 14 haravuga ngo igahanagura amarira, igahanagura urwandiko. Yego. Yego. Haravuga ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi maze Amen. Turekeraho. Ntacyo komeza n'uwo murongo.
igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga ubutware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ivuga hejuru kubw'umusaraba. Amen. 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 Murakoze cyane. Yego. Amen. Iri jambo tugiye kuganira ni ijambo rikomeye cyane. Yego. Ngira ngo nze kubasaba kuritega amatwi n'ubundi nk'uko mubitanganywe, kandi mbashimire ko tukiri kumwe. Ntabwo mu by'ukuri nabashije gutoranya icyigisho gikurikiranye isije runaka tuzamarana iminsi 3, nubwo ariko dusanzwe tubikora. Nanjye nabikoze kenshi, n'abambanjirije n'abandi bazamperuka. Yego. Ariko numvise uyu munsi tugiye kuganira hejuru y'umwifato ku birego Satani aturega. Yego. Umuntu wese uri muri iyi si ndetse n'uwizera Imana w'umukristo agira ibirego, afite ibirego. Habe na Yesu nawe baramureze, ntibamurega ngo bakureke. Ariko ni gute twakwifata, ni gute kandi twarokoka ku birego umwanzi Satani ahora aturega? Kuko Bibiliya yavuze ngo kuko umurezi wa bene data ngo ajugunywa hasi, ngo ahora abarega ku manywa na nijoro. Yego. Kandi ntajya abarega ahantu horoshye, ngo abarega imbere y'Imana yacu. Hari ibisubizo byinshi, ariko kimwe cyahise kiza mu buryo bwihuse gikurikiraho, cyavuze ngo iyo ngo abarega ku manywa na nijoro, nabo ngo bajya bamuneshesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Amen. N'ayo magambo tugiye kuganira. Niki twakora, twakwifata gute igihe umwanzi Satani aturega? Kandi ubwiwe araturega, ubwiwe akoresha n'abandi bantu Yego. kugira ngo baturege. Ariko nk'abakristo nuwe mwifato, kandi ni gute twarokoka Satani? Yego. N'ayo magambo numvise tugiye kuganira. Pasika ejo bundi twari turimo twizihiza, kandi aribwo buzima bwacu bwa buri munsi, n'ubu tuyirimo kandi tuzayikomezanya. Yego. Akenshi ubona yaraje gucecekesha ibiturega byose. Yesu arimo aganira na Yohana ku kirwa cya Patimo. Yego. Amuhishurira. Tumaze iminsi hamwe na Pasiteri Emmanuel Rugazura twiga igitabo cy'ibyahishuro Yohana, kandi yakitwigishe neza mu buryo bwimbitse bwa Bibiliya. Ntabwo nshaka gusubira mu byo yatwigishe, cyangwa ngo nje gusubira muri teoloji ya Apocalypse. Yego. Na mwarimu wacu kandi ahangaha Manase uriya udusuje Pasiteri i Nairobi, nawe n'umwarimu w'ibyahishuriwe. Yego. ariko muri iki kiganiro Yohana yaganiraga na Yesu akamuhishurira aya mabanga yose akomeye araha kandi Yohana Bibiliya ivuga ko ari we mwigishwa wa nyuma wapfuye, abandi bamaze nibo bapfuye mbere ye baramubanjirije. Yego. Ku ijambo ryoroshye
biraryoshye Yesu yaravuze ugira ngo none abivuze ko umuntu wivugira gusa Yesu ntazapfa kwivugira. No munsi azuka kereka abigishwa hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana 21 yiyeretse abigishwa arababwira Petero Yesu aramubaza ati se Petero urankunda? Bati ndagukunda. bagira intama urankunda, bagira abana b'intama urankunda, mwami ni wowe ubizi. Yego. Muri ibyo bisubizo none Petero yari afitanye ikibazo na Yohana kuko umunsi Yesu abakaravye ibirenge yarababwiye bati mudamukomeza mwozanya ibirenge muri ubu buryo. Bibiliya ivuga ngo ijambo rikurikiraho mu isomero rivuga ngo uyu mugabo umuntu usigara ari mukuru muri twe arabandi. Ego. Komsi batarushe bumva ibyo Yesu yarababwiye ijambo ryo kozanya ibirenge. Ahise hakurikiraho byo kwibaza umukuru ngo arabandi. Ego. Iyo urebye mu byanditswe bindi bitandukanye usanga Petero yagiye asa naho agaragara ko ari ugiye kuba mukuru. Kandi yari afite ibyo ashingiraho, twigeze kubiganiraho ko yigeze asubiza ikibazo gikomeye cyane Yesu yababaje ngo umuntu yitande. Petero aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu nawe aramubwira ngo ntabwo ari inyama n'amaraso bigushira amagambo, ni data wa twese. Ibyo yarabyitwazaga kuko iwe yamenye Kristo kandi abihishuriwe na data. Yego. Nubwo yitwaje ingingo ikomeye kandi igaragara, ariko Yohana nawe yagiye amwereka intege nkeya ziwe nyinshi, avuga uburyo yatereranya abigishwa, bavuga uburyo yabaciyemo barindwa bajyana kuroba, bamwereka ibintu byinshi, uburyo yihakanye Yesu Isaka inkoko irabika, bavuga uburyo wa mukobwa yamubwiye ngo urumwe n'ururimi rwawe rurakugaragaraza arabyigurutsa. Mbese Yohana yeretse Petero intege nkeya ziwe. Ego. Petero rero hariya muri 21 mu butumwa bwiza bwa Yohana abaza Yesu batetse ko noneho umpaye ubuyobozi ku mugaragaro, uragira intama, aragira abana b'intama, uyu se we bizamera bite? Uyu nguyu ntacyo wasiga umuvuzeho. Ego. Ni nkaho yaramumuregeye bati buryo waragiga asigara azengereza akajya abwira abantu bose intege nkeya zanjye kugira ngo apfobye ubuyobozi. None Yesu avuga ijambo asa nkaho ari ugupfa kwivugira gusa, ariko ryaje kuba ubuhanuzi. Aravuga ngo se Petero we mupfiki na Yohana, nishaka kwabaho kugeza igihe nzazira icyo mupfa n'iki. Ibyo ako gafuraze gusa kavuga ngo nishaka kwabaho igihe nzazira byatumye Yohana apfa inyuma y'abandi bose. Ego. Kabisa. Abandi bose baragenda arasigara. Amen. Yesu aza kumwereka izahishura Yohana birandikwa. Amen. Amen. Murumva ko nta jambo Yesu azapfa kuvuga gusa, akantu ugize Nyagasani akagira ibintu bitoya apfa kukuvugaho, burya aba ari ihame. Yego. Uriya mwana ntiyaririmbye aravuga ngo imvugo ye ni ihame, ntigihinduka, yeye habadilike kamwe. Amen. 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 Ngira ngo twinjire muri iri jambo narimo uvuga uburyo byahishuriwe Yohana. Yesu yahishuriye Yohana aya magambo dusomye. Ego. Aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru riravuga riti noneho agakiza karasohoye. Amen. Gasohoranye ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu. Ego. N'ubutware bwa Kristo. Ego. Bwana asifiwe. Amen. Kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana. Amen. Amen.
hariyo ingingo zigera muri enye hano Bibiliya igaragaje Ego. duhagararamwo hanyuma tugacecekesha umurezi wacu turega ku manywa na nijoro. Iya mbere ni agakiza. Ego. Umushumba Abusalomo ni umwarimu wa soterioloji w'agakiza. Ego. Mwarabikurikiranye mwese iyo tubwiriza aha ngaha mu bihe bitandukanye, umuntu wese agira topiki yiwe, mujye mwumva agira nk'icyerekezo ciwe iyo abwiriza. Ubajije ukabaza Dr. Bizimana bakabaza batasarga mu bana nawe aza ababwiriza iki? Ibyigisho bye ni ingo. Ego. Abusalomo ibyigisho bye ni agakiza muza muzumva. Ego. Ibyigisho byanjye nanjye mufite uko mwabikarishiya nubwo naringiye kubivuga. Ubajije Mushumba Ruganza bakumva ibyigisho bye ari amasengesho. Ego. N'abandi ibyigisho by'abandi bose nabidondora hano, kuko iyo bavuze ngo umwigisha runaka azatubwiriza uhita wumva umenya icyerekezo ciwe nubwo utazi ijambo nyirizina azasoma. Yego. Rero ikintu cya mbere hano basurinye kijya kinetraliza ibirego by'umwanzi Satani ni ugukizwa neza. Amen. Amen. Amena. Agakiza ni imwe mu nzira, ni imwe mu ntwaro Imana yaduhaye izicecekesha burundu ibirego umwanzi aturega ku manywa na nijoro. Amena. Kandi ubwo kuturega nibyo ahorana. Ndibuka ko yigeze arega n'umutanzi Yosuwa. Ego. Ari imbere y'Imana aramurega bati imyambaro ye iriho ibizinga. Ariko Bibiliya iravuga ngo marayika aramubwira ngo Satani Uwiteka aguhane kuko umugaragu wanjye ameze nk'umushumi ukuwe mu muriro. Yego. Uko Satani aturega niko n'Imana na Kristo atuvuganira. Yego. Kugeza n'uyu munsi Yesu aracyarimo atuvuganira. Amen. Kuko hariya muribuka Stefano umunsi bamurega bakamutera amabuye. Ego. Yarapfukamye arababarira ngo abone ijuru rikingutse, abone umwana w'Imana w'intama w'Imana ahagaze iburyo bwa se. Ntabwo yari yitaye. Ego. arimo amuvuganira kugira ngo ya ndirimbo isohore ivuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira, ni umukuru w'abatanzi kandi yitwa Rukundo. Amena. Imana ihimazwe. Amena. Murumva ko niba umutanzi Zakariya, umutanzi Yosuwa, hari ibirego Yesu nawe akaba yararezwe, natwe ibirego ni byinshi cyane ku bantu bizera Imana, swate aho ukorera cyangwa se abo musengana cyangwa se abo ushunze cyangwa se abo mubana cyangwa se abo muturanye cyangwa se n'abo muvukana. Ego. Ariko ikintu kijya gicecekesha ibyo byose Satani muri abo yanyuzemo ni ugukizwa neza. Amen. 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 Muri aka gakiza hariho imyitwarire yako ikagenga. Ego. Ariko burya umwanzi Satani iyo aturega, Ego. aba yigometse kuri twe kandi aba afite intego yo kutubuza gusabana n'Imana. Ego. Ibirego byinshi
bijya bigira ngo bigukomeretse nono Satani anyure muri abo bantu maze agambiriye kugira ngo we ureke gusabana n'Imana. Daniyeli igice cya 13. Ego. Muri ya masengesho yasenze iminsi 21. Igisubizo cyaraje gihagarara mu nzira mu kirere. Ego. Umwami w'Ubuperesi yagihagaritse. Kandi uwo mwami w'Ubuperesi agereranywa n'imbaraga z'umwanzi. Ego. Kwari kugira ngo Daniyeli areke gusabana n'Imana. Umwanzi ahora aturega. Ego. Afite intego itoroshye, mu by'ukuri afite intego yo kwica. Burya nta kindi kintu biriravuga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 10 ng'umujura umwanzi ngo ntazanwa n'ikindi ngo keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ego. Burya ntabwo aba afite intego yoroshye. Yigaza atinyuka anarega na Kristo. Muribuka Yesu avuye gusenga amasengesho y'iminsi avuye gusenga iminsi 40. Ego. Satani yaramutegereje aramureka. Ego. Yarimo amubwira amagambo akomeye. Aramubwira ngo ni upfukama ukandamya. Ndabona uratonje. Ego. Muzamwibuka bya birego bya bindi byose Satani yamutegereje kandi amutegereza ibibazo, ariko afite strategy yo kugusha Kristo. Ariko Yesu yamuneshesheje ijambo. Amen. Ego. Ndaza kurigeraho hariya mu gakiza kuzuyemo ijambo. Iyo umuntu afite agakiza aba yuzuye ijambo ry'Imana. Nimwe mu ntwaro izicecekesha Satani. Ego. Umurezi wacu Satani akenshi burya adashaka abafite strategy yo kuduhindura bisi. Ego. Kandi turi abana b'Imana, turi abana b'ijuru. Arakurega, aragukomeretsa kugira ngo uhinduke umwana w'isi. Ego. Ariko hari inama uriya mwanditsi wanditse urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2:15. Aravuga ngo ntimugakunda iby'isi cyangwa ntimugakunda isi n'ibiri mu isi. Ego. Kuko ngo gukunda data kutaba muri twe tubaye tumeze gutyo. Satani buriya adashaka ko twumvira imyuka yose itegeka ikirere. Ego. Kandi iriya myuka niyo yigenga. Mu Efeso igice cya 2:2. Ngo mwategekwaga nubwo namwe yarabazuye, mwebwe ngo mwategekwaga n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Ahora agambiriye Satani iteka kutwanduza mu byo akoresha byose. Ego. Agusiga umwanda. Urumva imigambi ye ni mibi cyane. Ariko Kristo arahari n'amaraso yayo, niko bavuze ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Amaraso ya Kristo arahari kugira ngo atwoze iyo myanda yose Satani adusiga. Umurezi ari we Satani ahora iteka ryose agambiriye guhindura umuhamagaro wawe ubusa. Ego. Kandi akaba agambiriye kutuyobora no kudutegeka muri ubu buzima busanzwe bwa buri munsi. Yego. Imigambi ye ni ukutubeshyera iteka. Umurezi ahorana gahunda yo kuturwanya ibihe byose, kuko Petero yavuze ngo mumurwanye nawe azabahunga. Yego. Igihe cyose uzaba uri mu murimo, mu muryango, hehe, Satani buriya arahari, ariho kugira ngo atureke. Yego. Ariko se twamurokoka dute?
reka turebe mu byanditswe byera ibyo twakwifashisha kugira ngo turokoke umwanzi. Yego. Bibiliya yavuze ngo noneho agakiza karasohoye. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Amen. Iyo umuntu akijijwe neza, yego, wageze hariya ku musaraba aho urwandiko rw'imihango rwaturega rwabambiwe. Inzira y'amasengesho nimwe mu nzira dukoresha n'ibirego n'ibiba byinshi. Senga Imana. Yego. Uombe tu. Uombe. Yego. Kuomba na kuomba. Amen. Gusenga no gukomeza gusenga. Yego. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Amen. Amasengesho nimwe mu nzira indwara ikomeye izisenya imbaraga z'umwanzi. Yego. Burya ikinyuranyo cy'ibirego bya Satani ni ugusenga. Satani nakurega. Yego. Senga. Amen. Urimo ukora contre attaque directement n'amakizasyo yose ya Satani. Yego. Omba Mungu. Amen. Nakurega usenge. Yego. Ikindi cya kabiri tutaragera ku bwami n'ubutwari kandi umuntu usenga Imana. Abari mu bwami bw'Imana. Yego. Kuko Bibiliya yavuze ngo agakiza karasohoye ngo gasoranye ngo ubushobozi ngo n'ubwami bw'Imana yacu. Burya iyindi nzira nziza ni ukuba mu bwami. Iyo dukirijwe tuba turi mu bwami. Yego. Kandi ubwami bw'Imana. Amen. Buriya bwami bugira za kirazira, bugira ibintu bikomeye, bugira indangagaciro zabo. Yego. Uri mu bwami agira imyitwarire yindi nyine nk'iy'umwana w'ubwami. Yego. Haleluya. Amen. Kuba mu bwami uri umunyamasengesho ni imwe mu nzira yo kurokoka Satani. Ikindi cya kabiri umuntu uri mu bwami kandi ukijijwe neza. Yego. Satani nakurega hangana nawe mu buryo bweruye. Iteka abanzi bacu bakunze kwihisha bakohereza imyambi yabo. Yego. Rimwe na rimwe ntibashaka ko tumenya ibyo batekereza ndetse n'ibyo bavuga. Yego. Ariko dusanga Yesu yarahanganye n'abareze wa mugore wafashwe asambana. Ndetse kuko bariya bantu barega guriya mugore. Yego. Hari irindi jambo ryishe abantu benshi bataza bakunda kumenya. Burya barimo biyataka kuri misiyo ya Yesu y'imbabazi. Barimo bashaka bavuga bati amategeko ateganya ko uyu muntu ari ukumutera amabuye. Yego. Ntugire ngo burya bari bakurikiye wa mugore cyane. Ahubwo barimo bashaka kureba batese uyu nguyu ko yuzuye ubuntu n'imbabazi, ese harya natwe reka turebe ko abusanya n'amategeko uwe ngo arababarira. Yego. Harimo iryo jambo barimo biyataka ku mbabazi za Kristo. Ariko ahita avumbura ikintu kibihishemo. Yego. Nubwo bagaragaje uyu mugore koko nyine asambana. Yego. Ariko icyari cyihishe kwari ukugira ngo na Yesu nawe amucireho iteka. Noneho bari bavuze bataho si nguyu ndi mubona ko nawe aca iteka.
Babaza ahora avuga murabona hari izo afite arandika ibyo yanditse birandatse bivuga ariko abigisha benshi bajya babivuga kandi namwe murabizi uko bajya babivugaho Ego. ariko ngo ntiyagira ngo yunamutse ngo asanga abantu bose bagiye noneho avuga ijambo bari bagambiriye kumukubitisha penaliti aravuga ngo igendere nawe singuciriye iteka kandi ntukongere gukora icyaha. Yego. Abaratsinze ahanganye n'abafarisayo ahanganye n'abantu bose kuko barimo bashaka ngo barebe imyitwarire yiwe kuri uwo mugore. Reka mbubwire buriya satani nakurega hangana nawe kandi wuzuye ibyanditswe byera. Haleluya. Amen. Icya gatatu nari ngikomojeho ni ugukoresha intwaro yo kwigisha wuzuye ijambo ry'Imana. Ego. Abafarisayo igihe kinini Mariko igice cya 2:18 na 22 bareze Yesu. Ego. Baza kumuregera abigishwa be. Aramubwira bati ariko aba bantu mubana mujya mugendana ko batajya biyiriza ubusa. Tekereza nawe abafarisayo bo bavuga bati twebwe tuzadutanga kimwe mu 10 tujya twiriza ubusa none aba bantu bawe ugendana ko batajya biyiriza ubusa. Ariko Yesu yabasubije neza. Ego. Niba hari umuntu waba ufite Bibiliya dusomere Mariko 2:18-22 muze kumva igisubizo Yesu yahaye abafarisayo. Mutekereze n'ukuri kandi abafarisayo bari bafite ishingiro bo baravuga bati twebwe tuririza ubusa turasenga utanga kimwe mu 10 dore cyaduse ariko se iyi groupe ikuzengurutse yo ko tutarabona n'umunsi n'umwe biriza ubusa. Ego. Urumva satani niba hari umuntu wabonye adusomere satani iteka ryose abagambiriye umuntu warega abigishwa akaza barega kuri Yesu. Dusome Mariko 2:18. Yego. Haravuga ngo icyo gihe abigishwa ba Yohana n'abafarisayo biyirizaga ubusa. Nuko baraza baramubaza bati niki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo biyiriza ubusa nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa? 19. Yesu arabasubiza ati mbese abasangwa bakwiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe, bakiri kumwe nawe ntibakwiriza ubusa. Ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo nibwo bazahera ko babone kwiriza ubusa. Amen. 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 Barimo baramuregera abigishwa nawe maze kubasubiza abasubirisha ibyanditswe. Amen. Ibirego n'ibikubana byinshi ujya wuzura ijambo ry'Imana ubasubirisha ibyanditswe. Amen. Haleluya. Amen. Uko satani nahaguruka musubirisha ibyanditswe byera. Amen. Ego. Kuko mu byanditswe harimo ubutunzi bwinshi cyane. Amen. Biblia iravuga umuririmbyi yaravuze ngo katika neno la Biblia tumeupata utajiri wote. Amen. Ego. Mbingu na nchi vitangamia, neno la Mungu litadumu, litaishi milele na milele. Haleluya. Amen. Amen. Buriya harimo imbaraga, harimo ubutunzi, harimo ibisubizo. Ibirego nibiba byinshi. Abafarisayo barimo baregera Yesu abigishwa nawe basubirisha ibyanditswe. Ibyageze kubigishwa nawe bizakugeraho. Yego. Abafarisayo bongeye kurega Yesu. Wongere ufashe mukozi w'Imana Mariko 7:5-7. Bareze Yesu
bamurega ko adakaraba intoki. Yego. Batido apfa kurya adakaraje gusa. Yesu yabaye icyitegererezo, yahuye n'ibirego byinshi ariko yagiye kubera ko yari yuzuye ibyanditswe agenda abasubirisha ibyanditswe. Haleluya. Amen. Agira udusomere Mariko 7:5-7. Wafungura telefone turebe. aravuga ngo Mariko 7:5. Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, niki gituma abigishwa bawe bataziriza imigenzo y'abasokuruza bagapfa kurika ibyo kurya intoki zihumanye? 6. Arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, kuko byanditswe ngo ubu bwoko bushimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure. 7. Basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Amen. Harimo guhangana kweruye. Yego. Baravuga bateze ko mwebwe mupfa kurya gusa mudakarabye intoki. Yesu arababwira bati, mwebwe se ibyanditswe Yesaya ibyanyu yarabihanuye. Mwandyarya. Murakarabye ganyine, murakarabye bavuga ngo muri abatagatifu. N'iminwa gusa munshimisha imihango. Yego. N'umuhango n'imihango mujya munshimisha ariko imitima yanyu iri kure. Bahita basubirayo. Yego. Ibyanditswe ni imwe mu ntwaro izicecekesha, inetarariza, ikuraho ibirego by'umwanzi turega ku manywa na nijoro. Rero twuzure ibyanditswe byera. Yego. Tujye twiga Bibiliya, twihatire kwimenya neza kuko harimo igisubizo gicecekesha Satani. Tujye twiga Bibiliya iteka, twihatire kuyimenya neza, dusaba Imana ngo ituyobore, nibwo tuzakomera. Haleluya. Amen. Yesu bamureze inshuro nyinshi ariko agenda abacicikesha, akomezwa n'ijambo ry'Imana na Bibiliya. Yego. Uzi ko bigeze barega kandi Yesu baravuga bateze, uyu muntu ko yigisha cyane kandi akabavuga ngo ni umwana w'Imana kandi koko arimo arigisha cyane, ariko se uyu si umwana w'umubaji, si wa mwana w'umubaji hariya. Ubwo bashakaga gusuzugura mishe Yesu no kuyihindura zero. Uzahura n'abantu basuzugura mishe yawe no kuyikuba na zero. Kandi koko ibyo Satani ni umugambi wayo wa kera wo kutuvanaho ubwana bw'Imana. Yego. Mu Rugiriki bavuga ngo uyose tuteos, kutuvanaho la partenance yo kuba abana b'Imana. Yego. Bakajya bamuvuga bati uyu ni umwana w'Imana, se ni umwana w'umubaji, si umwana wa runaka, si umubaji wariya ndi mumuzi. None yita umwana w'Imana gute kandi ari umwana w'umubaji? Yego. Uribuka ko Satani nta kindi kintu yashoboje Adamu na Eva, yabapapuye gupapura wenda gupapura cyangwa se gushamura. Yarazi ko Adamu na Eva ari abana b'Imana ariko abashukisha ababwira ya magambo n'abijya byose yakoresheje. Yari afite objectif yo kubapapura, yo kubashamura,
yo kubapapura ubwana bw'Imana. noneho barimo barega Yesu bati nawe uri umwana w'Imana. Kandi mwibuke na hariya mu Rwanda mu butumwa bwiza bwa Matayo Yesu yaravuga ngo niba uri umwana w'Imana koko. Ego. Sitiye le fils de Dieu, niba uri umwana w'Imana koko. Ego. Urumva Satani ntabwo bimunezeza ko twitwa abana b'Imana. Abakora strategy zose zishoboka mu buzima bwa buri munsi kugira ngo agupapure ubwana bw'Imana. Ego. None se uyu si umwana w'umubaji. Reka turebe icyo Yesu yakoresheje hariya mu ijambo kugira ngo anetralize acecekeshe imbaraga za Satani. Mariko 6:3 kugeza kuri 4. Hagiri wadusomera mwumve strategy za Yesu kugira ngo arwanye ibirego byose Satani yahagurutse kumureka. Mariko 6:3. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo mbese si wowe wamubaje mwene Mariya mwene se wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni bashiki be nabo tiduturanye ibye birabayobera. 4. Yesu arababwira ati umuhanuzi ntabura icubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu muryango wabo no mu nzu yabo. Amen. Amen. Yesu yarabwiye bati biranditswe. Ndabizi ko murashaka kunkubana zeru, murashaka kunsuzugura, murashaka gusuzugura misho yanjye, murashaka batariko ndabizi ko umuhanuzi ibyo ntibyankomeretsa. Ibyo ntibinkomeretsa. Umuhanuzi mu gihugu cy'iwabo ntabwo azabona icyubahiro. Ntabwo yakibona nuko. Ndabizi ko ariko bimeze. Murajega muhite munkubita inkota muvuge ngo uyu ntabwo ari umwana w'Imana ni umubaje. Ariko bitwaye ari cyubahiro naje kubashaka. Namenye neza ko iwanyu nta cyubahiro nzahabonera. Ariko Yesu ari cyubahiro yari basize mu ijuru. Bibiri iravuga ngo umuririmbyi aravuga ngo wasize icyubahiro n'ubwiza, wasize ubwiza n'icyubahiro mu ijuru. Nicyo cyatumye Musa azamuka muri rya sengesho rya gitambye yaravuze ngo unubahishe cya cyubahiro nahoranya ndi mu ijuru. Amen. Abantu akenshi ibyubahiro birabagusha, barimo barabishakira hano kandi batabibaha bakaba baraguye. Ariko si ngombwa. Ntabwo ari ngombwa ibyubahiro, si ngombwa. Habe na Yesu nawe ntacyo yagize iwabo. Ego. Yaragitegereje mu bwami bw'Imana ntikikakugushe. Satani ntakanyureze mu nzira y'icyubahiro ngo akugushe. Anyura no mu nzira z'icyubahiro batakiguha bikakugusha, ubusabane bwawe n'Imana bugataka. Kuko abantu benshi bitwa abakozi b'Imana mu by'ukuri ibi birabagushije cyane. Ego. Ariko Yesu yaravuze ngo tumara gukora ibyo twategetswe tujye tuvuga ngo turabagaragu b'imburamumaro. Amen. Kwicisha bugufi ni byiza, ni iby'agaciro kandi bituma dushyirwa hejuru mu gihe gikwiriye. Ego. Amen. Yesu bamureze kandi abafarisayo barimo arasangira n'abanyabyaha. Ariko Mariko 2:16 nshuti yanjye umukozi w'Imana wongere uhasome 2:16-17 bamureze ko asangira n'abanyabyaha. Wumva uko yabasubije. Ego. Wumva uko yabasubije. 2:16-17. Yego. Haravuga ngo abanditsi bo mu bafarisayo babonye atangira n'abigishwa n'abakoresha b'ikoro babwira abigishwa be bati mbega atangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha 17. Yesu abyumvise arababwira ati abazima ibo bifuza umuvuzi
keretse abarwanyi sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Amen. Amen. Yesu icyo nashatse kuvuga muri iyi ngingo ya gatatu nuko ibirego n'ibikubana byinshi ujya wifashisha ibyanditswe byera. Yesu nibyo byamurengeye anetarariza ibirego bwa Satani. Amen. Ababwira bati sinazanywe n'abakiranutsi, nazanywe n'abanyabyaha, nazanywe nabo. Ikindi cyadufasha mu by'ukuri kugira ngo ducecekeshe ibirego by'umwanzi ni ukuvuga amagambo yuzuye ubwenge. Yego. Kandi ukayavuga nk'umuntu nyine uri mu bwami bw'Imana. Kuko Yohana 18:36 ni mwumva uburyo bareze Yesu, ariko nawe mwumva uburyo yabasubije. Yohana 18:36. Yohana 18:36. Yego. Aravuga ngo Yesu aramusubiza ati ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'iyi si, abagaragu banjye baba barwanye ngo ndahabwa abayuda. Ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'ino. 37. Pilato aramubaza ati noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati wakabimenye ko ndi umwami. Amen. Haleluya. Uzi icyo barimo bamurega ngo ni umunyapolitike, ngo ni umwami w'abayuda. Barimo bamurega abadabure, hari igihe bavuga bati se uriya ni umukristo, uriya ko ari umunyapolitike, uriya ibyo murabizi. Ariko Yesu arababwira bati njyewe ubwami bwanjye si ubwino, ubwami bwanjye si ubw'isi, ubwami bwanjye si ubwino ahangaha. Ariko ngo bakomeze kumubaza bati ariko se uri umwami koko? Aravuga ngo wakabimenye. Habe na Pilato yagiye kwandika aravuga ngo uyu ni umwami w'abayuda. Haleluya. Siba biriya wanditse bisibe. Arababwira bati icyo nanditse nacyanditse ni umwami w'abayuda. Bwana asifiwe. Amen. Reka nihute ngere ku ngingo yindi akandi ka gatandatu. Niki twakora kugira ngo ducecekeshe ibirego bya Satani. Matayo 5:25 aravuga ngo umuntu nakurega, umuntu nazana ibirego byinshi, ihute umusange wikiranure. Biravuga ngo twikiranure vuba n'abaturega. Yego. Musange, muganire, mwikiranure, mubwire batariko muvandimwe ikindi cyagenze neza, sorry mbabarira. Yego. Kugira umutima uca bugufi no kwikiranura no kumenya gusaba imbabazi. Imana iduha umugisha. Amen. Ariko hari n'iyindi ngingo ya gatandatu dushobora gukoresha, ni uguceceka. Yesu akenshi bamurega ibirego byinshi agahita aceceka, akicecekera. Buriya nibiba byinshi si ngombwa, rimwe na rimwe si ngombwa kubisubiza, uzicecekere. Yego. Uzicecekere. Iyo nayo ni imwe mu bisubizo byo gucecekesha ibirego bya Satani. Yesu aduha umugisha. Amen. Nuko nanjye mpanuye uko nategetswe. Yego. Yesu yavuze mu rwandiko rw'imihango, n'umwanditsi Pawulo yavuze ngo rwaturegaga ngo yarubambye ku musaraba. Amen. Imana iduha umugisha. Hariya ku musaraba hariho ubushobozi, hariya ku musaraba hariho ubutware. Yego.
umuririmbyi yaravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware ndetse dufite n'ubushobozi niyo twizeye amagambo ye. Yego. Imana iduhe umugisha, Imana ibagirire neza. Niwahura n'ibirego byinshi ngumwifato Bibiliya yambwiye kugira ngo dusangire nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana no guhamya kwabo. Tuzakomeze duhamye ko turi abakristo dukijijwe kandi twuzuye ijambo ry'Imana, twuzuye n'imbabazi, rimwe na rimwe niba na ngombwa tunaceceke. Ibyo byose bizacecekesha ibirego Satana ahora turega ku manywa n'ijoro. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami umukiza wacu. Amen.